bazengurukiye umusozi kirahagije, mucyamike mugende mwerekeje ikasi kandi utegeke abantu uti mugiye kunyura mu gihugu cya bene wanyu Abesawu, mwirinde cyane ntimubarwanye kuko ntazabaha ku gihugu cyabo naho yaba intambwe y'ikirenge, kuko nahaye Esawu umusozi wa Seyiri wo gakondo, muzabaheho ibyo kurya n'amazi karindwi. Ni uko Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha imirimo yose ikuva mu maboko, ikita urugendo rwawe rwo muri ubu butayu ubunini. Uwiteka Imana yawe ikabana nawe iyi myaka uko ari 40, ntihagira icyubura. Haleluya. Nzamutse umusozi wenda bambwiye kazaza wenda ruhuka, ndereye umusozi wenda ruha, 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 bambwiye kazaza wenda ruhuka, umusozi wenda ruha, bambwiye kazaza wenda ruhuka, umusozi wenda ruha, bambwiye kazaza wenda ruhuka. Haleluya, haleluya. Somya amagambo atari menshi atari na make, hanyuma aya magambo y'Imana dusomye ndarasa ku ntego, ntabwo ndi butinde. Afite intego ivuga ngo Yesu arambura ukuboko agukoreho muri iki gihe umaze ku musozi, kuko ari w'agakiza kabonerwamo. Reka subiremo niyo yaba ariko konyine utupa, kuko igiterane cyacu uyu munsi gifite intego ivuga ngo niwe agakiza kabonerwamo. Haleluya. Amagambo dusomye afite intego ivuga ngo Yesu arambura ukuboko agukoreho muri iki gihe umaze ku musozi, kuko ari w'agakiza kabonerwamo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu arambura ukuboko hanyuma we agukoreho, kubera ko umaze igihe kinini ku musozi kandi twamenye neza ko ari w'agakiza kabonerwamo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma muri aya magambo dusomye twumvishemo umusozi, yego nawe niko mwumvishemo, twumvamo n'igihe. Haleluya. Twumvamo na Kristo arambura ukuboko akiza umubiri. Hanyuma ntabwo mvuga ibintu byinshi, umusozi twinjiye mu buryo bw'umwuka, umusozi uriho uwondiho ninjye wimenyera n'Imana yanjye. Ego umusozi uriho wowe ni wowe uzi n'Imana yawe. Nje ntabwo nawumenya, icyakora cyari mu buryo bw'umubiri nakubwira ngo tuyi Rwesero, tuye ku musozi wa Kanyamirambo, uwa Rweza, mu bigaragara by'umubiri nakubwira aho tuye ku musozi. Ariko twinjiye mu isi y'umwuka, umusozi uriho ni wowe uzi n'Imana yawe. Haleluya. Zani ijambo ry'ihumure rivuga ngo Yesu arambura ukuboko agukoreho muri iki gihe umaze ku musozi, kuko ari w'agakiza kabonerwamo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Niba mwumvise cyane tera haleluya. Umuntu yari ku musozi ntabwo abasha kwihisha ngo bikunde.
umuntu uri ku musozi abantu bose baramureba, umuntu uri ku musozi aramenyekana, umuntu uri ku musozi ntabwo yakwisha kuko ntabwo ari mu kibaya. Abisirayeli baragorewe, barakubitikiye. Umusozi hari umusozi uzuka kubera umusozi, hari umusozi uza abavandimwe bakakwanga kubera kubikururira musozi, kandi agira ngo nkubwire ngo atari Kristo ugukozeho ntabwo wawuvaho. Haleluya! Hari umusozi utuma abantu bose bakwanga, hari umusozi utuma nukuri niyo wakwambara kwaje mutabirwa, hari umusozi utuma niyo warya ibyamenyo utabyibuha, hari umusozi utuma ugera ahantu abantu bari kuganira bagahita baceceka, hari umusozi utuma usenga ukumva isengesho ntirenze amabati, hari umusozi ugeraho ukabaho igihe kirekire ukumva nawe ubwawe wiyanze. Ariko abana dukure ku musozi. Haleluya! Umuntu uri ku musozi imvura iragwa ikamunyagira, umuntu uri ku musozi, haleluya, izuba rigucikiraho kuko ari ku musozi. Uzarebe neza n'agati gateye ku musozi kuma mbere y'ibindi biti byose, kubera ko izuba rikubita mbere y'ibiti, umuyaga waza ukagahungura amababi imbere y'ibiti, kubera ko kari hejuru ku musozi ahirengeye. Nigeze mbwira umuntu umwe, ndamubwira ngo kugira ngo uzabe ukomeye muri ibi bintu by'uyu mugabo, ikunyuza mu bikomeye. Haleluya! Isashimwe cyane. Ariko nkuzaniye ihumure uyu mugoroba kugira ngo Kristo arambure ukuboko agukoreho, agukoreho, kubera ko hari aho ugera mbega umwene wanyu ntagukoreho ngo bikunde. Haleluya! Kozi Imana umwe yigeze kuza tubwira Imana, abatubwira uburyo umuntu ari ku musozi awumazeho n'igihe kirekire, hari ukuntu n'ubwenge wari wifitiye busa nk'ubwicurika, ugasa nk'ubwicurika, kandi ni ukuri uri muzima pe, ahubwo ari igihe umaze ku musozi, ku buryo niyo uhuye n'umuntu akaguha agahomba ati nyamuneka, kubera igihe umaze ku musozi, iyo ugiye ku isoko cya gihumbi ntiwakigura, ntabwo giteye imibare mu bikundi, uhita usanga wigure, usanga batanditse ibinyanya byinshi, ugahita ubigurira rimwe kubera ko ari byinshi n'ibitoryi, ukibagirwa ubugari bwo kuzirisha, ukibagirwa amakara, nta mavuta. Ariko sinakurenganya, ni igihe umaze ku musozi. Haleluya! Hari igihe nari nagiye kubwiriza i Karembure, hanyuma mvuga Imana, hanyuma ndavuga igihe kiza kugera, perezida wabo yari umukire waba no hanze, arangije nanjye nari ndi ku musozi cyane, hari muri Covid, arambwira ngo ariko ubwo usenga neza, kubwiriza neza, ni mu kuri nsenga neza. None se we haleluya! Hari igihe iyo umaze igihe kirekire ku musozi, abantu babona nta bwenge ufite, kandi ni ukuri urabufite, urabufite, ahubwo ni umusozi ukuzengereje, umusozi ukuzengereje. Umuntu arakureba akavuga ati n'ubundi mugurije 500 ntabwo yanyishyura kuko nta bwenge bwo kubikoresha umushinga yabona. Ariko se ubundi ntabwo uruhe mushinga tumaze iminsi tufata, ntajya kwihahira akawunga nako kamara iminsi nkazana gake. Ntabwo ari ukutagira ibitekerezo, ahubwo ni igihe umaze ku musozi. Aya magambo harimo igihe bari bamaze
Mana yaravuze ngo igihe mumaze muzenguruka. Kijya gutegeka kwa kabiri muri gice cya mbere mu wa gatandatu iravuga ngo igihe mumazeho kirahagije. Hanyuma hano gatatu rero noneho igihe mwawuzengurukiye nacyo kirahagije. Umusozi ntabwo ari mwiza. Haleluya. Uyu musozi ugurisha agashati wenda ka move kubera kugafura muri gihe we kakazagenda kakaba umweru kugira ngo nta yandi mabara wahinduranyije ariko ni umusozi umazeho igihe. Twebwe abagabo bikavuguse cyane ikora leta rivaho tayari gahita ibindi modeli. Haleluya. Ariko Kristo arambura ukuboko gukoreho kuko niwe uzi igihe umaze ku musozi kandi twamenye neza ko ariho agakiza kabonerwamo. Uyu mugoroba bihinduke nyemerere ube hafi kugira ngo Kristo nawe uyu mugoroba ntagusige. Muri ibyo yavuze ngo nugendera abandi nanjye ntusige nanjye unyibuke. Kandi aravuga ngo mwijuru imbere y'Imana afite umuntu umugira. Hari igihe waba uzi ko nawe wakuvukira ariko Imana iratuzi kandi iradukunda. Arukora dufite ikibazo cyo kurebera Imana mu masezerano yaduhaye tukibagirwa kurebera Imana mu byo yadukoreye. Cyangwa ukarebera Imana mu byo yagukoreye ahubwo ntuyirebere mu byo yagusezeranye. Buriya aravuga ngo ashingiye ku mirimo yawe yewe Mana imbere ni heza. Shingiye ku byo wankoreye mu minsi yashize, shingiye aho wankuye ntarinzwi, shingiye ko ndi muri korali. Ubundi reka nkubwize uko nubwo abaririmbyi muri korali muririmba neza mwambaye inifomu ariko buri wese ku giti cye yitekerejeho agatekereza iriya yavuye ushobora guhita yihamiriza ngo ntabwo nari muri kuba nicaye hano bagombye kubiri. Ariko kubera Imana igihe turindira kuri uwo musozi muri icyo gihe tumaze ikaguhisha. Haleluya. Ntihagire ukunyuzamo ijisho ikagutungisha nzaya ikagenda ivunguraho gake gake kuko ivunguye byose wahita ugenda. Urakumvisha bwangu? Uriya umuntu umaze iminsi itatu ari mu masengesho ntabwo ahita umukubita ibifiriti n'imiceri n'ibiki byose ntabwo yahaguruka wahantu. Oya banza umwondoza agakoma utuntu tworohereye. Iyo wishwe n'inzara bamwondoza amata ntabwo ahita umukubita ubukeke ntirwamanuka uwo mwanya. Oya niyo mpamvu n'Imana ikurikije igihe umaze ku musozi ntabwo yahita utera uwo mwanya igenda ikubitamo gake uva ku irobo ujya ku buso, uva ku nusu ujya ku kiro, uva ku kiro noneho uvuga ngo ndayajyana mu miduha, uva mu miduha usura baho ndakoresha igare. Haleluya. Imana ikagenda ikuvunguraho gahoro kuko niyo izi igihe umaze kuri uriya musozi. Yesu arimo agenda ngo agera ku kidendezi Betesayidi ngo ahasanga umurwayi wari umaze imyaka 38. Reka nkubwire ngo yari yarabuze umuntu wamujugunya mu kidendezi ngo kuko iyo amazi yihindurizaga marayika w'Imana ahageze abandi bahitaga bamutangamo. Uzi impamvu bamutangagamo? Hari bari bagifite abarwazi, bo bari bafite abantu bahora bari tayari ku kidendezi kureba ko amazi yihindurije bagahita batanguranwa guhita bashyiramo umurwayi wabo kandi watangagamo abandi niwe bakiraga. Hanyuma imyaka 38 abarwaza baba baratashye. Iyo baza gutora shefu w'abarwayi hariya muri cya kidendezi
uriya murwayi yari guhita aba perezida. Ako kantu murakumvisha, yari ahamaze igihe imyaka 38. Ndahamya ko n'abahamujyanye bari barabyibagiwe. Hanyuma Kristo arimo agenda agabaramura, amubone ngo aramwitegereza, amureba mu maso. Umuntu wari umaze igihe kirekire ku kidendezi aravuga ati nk'uyu arandeba iki ko n'abanjye bantaye, arandeba iki ko n'abanjye bati. Arabura kujya ahagare ku kidendezi ziribura nanjye atangura, arabura kunshyira hafi ahubwo akandeba. Kristo ntagareba nk'abana b'abantu. Ndagira ngo nkwibutse, aho ubona ugiye kunanirwa niho babigiye gukunda, aho niho bigiye gutungana, hahandi ubona wacitse intege niho Imana iza. Hanyuma nihuse cyane, Kristo baramureba ahita amenya ko amaze igihe kirekire ku kidendezi. Anarebye abona umuntu yabaye inzahare kera, abona umuntu yaratagangaye, izuba ryaramukubitiye, imbeho, umubu. Avuga ati n'ubundi uyu muntu mujugunye mu kidendezi murashobora kugoma. Haleluya. Arebye igihe amaze aravuga ati uri mu kidendezi